Haleluya, shalom shalom, amahoro y'Imana abane natwe, ku mazina ni yayandi Umutoni Sandra. Imana ibahe umugisha, muri byose tugomba gushima. Wowe wabyutse ukabona biremeye, shima. Wowe watangiye umunsi ukabona ari amahoro, ukawusoza amahoro, ukaryama ukabyuka, shima muri byose. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, ariko mbere y'uko turyumva reka dusenge Imana tunashima Imana. Mwami Yesu, turagushimye turaguhimbaje, waturinze, wabanye natwe, watugiriye neza, izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Iyi saha tugiye kumva ijambo ryawe, ntirice mu gutwi kumwe cyangwa se ngo rihinduke mu kundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu. Amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 56. Nubwo intambara ari nyinshi, nubwo ibigerageza ari byinshi, nubwo ibibazo bihari, ariko nyir'urugamba arahari. Urugamba si urwawe, ruharire Kristo, rushyire mu maboko ya Kristo. Kristo ajya arwana atari uko umuntu yarwanye, Kristo ajya arwana atari uko wirwaniriye, ahubwo iyo wabimuhariye ukabishyira mu maboko ye, ararurwana mpaka rutsinze. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo wa mbere ni Zaburi ya Dawidi. Abanzi bari bamugose, ibyari biri kumuhiga byari byinshi muri icyo gihe. Icyo gihe cya Dawidi ntabwo ari cyo turimo, ahubwo ubu turi mu gihe cyanjye nawe, kuko ibiduhiga n'ibiturwanya ni byinshi, ariko hari itureberera, hari iturwanirira ku manywa na nijoro. Kadusome mu izina rya Yesu. Mana mbabarira, kuko abantu bashaka kumira. Ibishaka kukumira ni byinshi, ibikureba bikumva ntibituje ni byinshi, ariko Kristo nyir'urugamba arahari. Ngo biriza umunsi bandwanya bakampata. Ibyiriza umunsi bikurwanya ni byinshi, n'ibiguhiga ni byinshi, ariko natangiye mubwira urugamba si urwawe. Hari abantu bagera mu kigeragezo kwihangana bikabananira, urugamba kururwana rukabananira pe. Bakumva ibintu bakavuga reka njye kubibaza runaka, ariko uyu munsi turabonana. Imana nshuti yanjye irwana atari uko warwanye, ahubwo urugamba urimo rurwane bucece, kubera ko Kristo afite amaboko yo kukurwanirira. Ureke kwirwanirira. Imana itugirire neza, amahoro y'Imana abane nawe. Menya kwihangana mu kibazo urimo, menya kwihangana mu kigeragezo urimo. Umuririmbyi araririmba ngo iyo ucyitwayemo neza kigusiga uhagaze. Na ba bandi bakwifurizaga ibibi bakavuga ko uriya muntu yasenze Imana. Urugamba urimo rushyire mu maboko ya Kristo, ruharire Kristo we wenyine, niwe ushoboye kururwana. Wowe ntacyo washobora, ntacyo wakwishoboza keretse Kristo we wenyine. Amahoro y'Imana abane natwe. Imana ibajye imbere mu byo muri bubemo byose, mu byo muri bukore, ibahe gutera imbere. Shalom shalom.